Mwaramutse, aka kanya tugiye kureba step zo gukiritinga layer muri AutoCAD. First of all tuza hano muri layer property, ukaza ugahita ukanda right click, ugahita ujya muri new layer, kandikamo wall, wenda niyo layer ya mbere tukayita izina, aho ni naming layer. Kabiri ugahita uza kongerwa kanda right click, kajya muri new layer, reka tuyite door, ugahita ukanda enter, ugahita uza ukanda right click, ugahita uza hano muri new layer nanone, indi reka tuyite wenda beam. Ubwo ngubwo urabona tumaze gukora layer 3, ariko layer washatse wa creatinga nyinshi, reka dukore n'indi layer tuyite wenda slab. Okay, iyo urangije tukanda enter, warangiza ugahita ubivamo byose, ariko izi layer tuvuye tutazimanaging. Reka dusubire muri layer property tonze tumanaging layer, ngira ngo nayo iri muri step. Reka duhere hano kuri kara, kuri wenda kuri iyi layer ya nyuma, reka iyi layer tunayisibe, ndabona nta kintu kirimo. Reka duhere kuri iyi layer ya beam, tuvuge ko beam yacu izabisa green ako yellow. Tuvuge ko iyi layer ya kabiri ya door izabisa green. Tuvuge ko iyi layer ya gatatu, iyi layer ndabona nta n'izina ririho, reka iyi ngiyi wenda tuyite ngukira. Iyi layer ndabona nta, reka tuyihorere nayo birimo. Iyi slab reka nayo tuyihe iri bara ry'ubururu. I mean ko woro igomba kubisa gutya, ahubwo duhindura amarayini weight. Ahangaha wahindura line ukayiha weight ushaka, ahangaha naho wahindura line ukayiha weight ushaka. Ngira ngo murabibona, ngira ngo hano nta kitagaragara kabisa. Undi ugahita uza kaza hano ibi byose ukabikuramo. Noneho tugiye gutangira gushushanya dukoresheje za layer zacu twakoze. Nshushanye yenda ubwa mbere mere muri layer ya wall, ngira ngo murabibona wall. Ariko imbere na mbere none turanza tukahita tujya muri unity, tukahindura unity kugira ngo tuze gushushanya ibintu biri muri unity zimwe. Hano reka tubanze duhindure noza ama precision y'amanuza turi buze gukoresha centimeter. Ngira ngo murabibona ibi ngibi biba bibaye. Kaduhere hano noneho turi muri layer ya wall, dushushanye wall yenda ifite 200 kuri 300. Kanda enter. Okay, ngira ngo 200 kuri 300 ngaka kanze nkande offset kugira ngo yenda kabe kagaragara nk'urukuta kirimo 20. Noneho nko offsetting kabisa, ngira ngo murakabona kano kantu kameze neza kari muri layer ya wall. None reka tujye muri yindi layer, tukande muri layer ya window. Muri layer ya window yenda reka dushushanye sako, tuvuge ko izafite radius wenda ya 100. Ngira ngo murabibona. Muri layer tujye mu yindi layer, tujye muri layer ya slab, dushushanye polyline. Ngira ngo murabibona polyline yacu iri muri layer ya slab ko nayo rwose yamaze kugaragara. Iyi ngiyi nako ni inoza ni ellipse. Okay, sinzi naho mubibona. Ahangaha mubonye kano kantu kari interested, mwambwira tukahita noneho tugasubiza biriya bibazo bya AutoCAD turebeye muri noza muri working environment yayo. Murakoze gukurikirana kano kaganiro.